bavuga ngo mu kwezi kwa 12 ngo habamwe impfu nyinshi. Ntago n'ubundi ibyo bintu wenda byahindutse kuko igihe ntago kigeze gihinduka. Kuzajya havukamwe abana bafite ikibazo. Ibyo bintu bigiye gukorwa cyangwa se ibyo bintu iyo systeme igiye gutera imbere muri ubwo buryo bitewe n'icyo kintu kigiye kuba. Iki kintu ntabwo kije ku bantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda gusa no kuba tumvira ururimi ni ibizi yisi. Reka tubasuhuze kandi tubifuriza amahoro y'Imana. Mwuka wera w'Imana bane namwe muri hose kandi uburinzi bw'Imana bubaregereho cyane rwose. Reka twakira umukozi w'Imana. Uraho neza? Muraho neza. Yesu nashimwe. Yesu ahimbazwe cyane. Amina. Reka ngusabe kugira ngo usuhuze abakunzi bacu nurangiza usenge Imana. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Mbifurije umugisha w'Imana kandi mukomeze mugubwe neza aho muri hose. Imana y'amahoro baho umugisha. Reka dusenge Imana. Mana mu izina rya Yesu, wera wa Isiraheli kandi Imana ikomeye, Imana ihambaye kandi Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutware ndetse n'ubudahangarwa. Uruwiteka niryo zina ryawe. Twongeye gucishwa bugufi n'ijambo ryawe kugira ngo amaraso yawe atubonekeho kandi ineza yawe ikomeze iganze kuri twebwe. Uyu mwanya abana natwe tukugirireho umugisha kandi icyo wagambiriye kunyuza muri twebwe mu izina rya Yesu duheje kiroga yose ya Satani kugira ngo mwuka wera w'Imana akomeze aganze. Tubisabye twizeye ko byose ubikora mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane ko umaze gusenga Imana. Reka twakire utugezeho icyo Imana yashyize ku mutima wawe. Imana y'amahoro ibahereza umugisha kandi murakoze kutwakira, natwe tubasabiye umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Reka munyemerere tudatinze ndakora ikiganiro kigufi cyangwa se turaganiraho iminota mikeya. Reka dusome urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abikorinto, ni igice cya mbere umurongo waho wa 10. Urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abikorinto ni igice cya mbere ndetse ku murongo wa 10. Iri jambo niryo tugiye kuganiraho kandi ndazi neza ko turi bugirana ibihe byiza mu izina rya Yesu. 10 aratubwiye ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone iracyaturokora kandi twiringiye yuko izakomeza kuturokora. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Kwiringira biri hejuru yo kwizera, kuko umuntu afite kwizera akaza gucika intege, ariko iri jambo kwiringira rifite imbaraga kurusha kwizera. Aya magambo yavuzwe na Paulo ayandikiye itorero ry'i Korinto, abibabwira agerageza kubacira mu ncamake amakuru y'urugendo. Yarari kubaha amakuru y'urugendo, ariko arababwira ngo nubwo twari dufite urugendo twahuriyemo n'ingorane, twahuriyemo n'intambara, twahuriyemo n'ibibazo, twahuriyemo n'ibitunaniza, twahuriyemo n'incamugongo, mbega agerageza kugenda banyuriramo. Ntabwo nje kubivuga bitewe n'igihe tuba dufite. Ageze aha ngaha arabandikira ababwira ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, Imana itugirire neza, na n'uyu mwanya iracyaturokora, twiringiye ko izakomeza kuturokora. Niki gitumye ngirize ngo tuganire kuri iri jambo ry'Imana? Muri iyi minsi hariho inkuru nyinshi kandi izo nkuru ndahamya neza ko ari impamo, kuko abakozi b'Imana, Imana iri kugenda ibahishurira ibintu bigiye bitandukanye, iri kugenda ibahishurira ibitero byinshi Satani ari kugenda agaba ku bantu bayo b'Imana. Abantu bagize ubwoba, hari abampamagaye ari benshi, hari abagenda bambwira ngo amayerekwa ahari arakomeye, arakaze. Hari n'uwigeze kumpamagara arambwira ati noneho nabuze naho nahungira, kuko iyi si yose ndiho ndabona Satani yayizamukiye, ndiho ndabona Satani yayiteye. Ndamubwira ngo nta bundi buhungiro buhari uretse kujya muri Yesu. Muri Yesu kujyamo nibwo buhungiro. Arangije arambwira ngo abarozi bamereye nabi, ahantu hose ngiye ndabahunga, ariko bakarenda bakankurikirana. Mubwira ijambo rikomeye ngira ngo nawe ndikubwire. Ndamubwira ngo nta musozi mubi ubaho, ahubwo agasozi kagirwa kabi n'abagatuyeho. Imana itugirire neza. Paulo arandika aravuga ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, na n'iyi saha iracyaturokora, twiringiye ko izakomeza kuturokora. Reka nkubwire ngo burya muri iyi si turi mu rugendo
turi mu rugendo, njya nkunda kubibwira abantu ntibabyumve. Aho wicaye aho ngaho uri mu rugendo, nanjye aho ndi mu rugendo, ibyo uri gukora uri mu rugendo, kuko turiho turagenda dufite aho turi kugana. Bitangira umuntu avutse atazi no kureba, bikarangira areba, bikarangira kambakambye, ejo bikazarangira yahitanye umugongo. Ni urugendo nyine, iminsi y'urugendo uko umunsi uhita niko umuririmbyi yaririmbye. Irahita, dore iminsi irahita, dutabara ubu twese, twe gukererwa dutyo. Irahita, irahita, ay dore iminsi irahita, dutabara ubu twese, twe gukererwa dutyo. Imana ishimwe, turi mu rugendo, iminsi iri guhita, turi kugira ngo ibibazo bimwe biri kuvaho hakaza ibindi bifite imbaraga kurusha bya bindi. Ariko Pawulo abwira ab'Ikorinto, arababwira ngo ntimutinye, nubwo turi guhura n'izi ntambara, nubwo turi guhura n'aya makuba, nubwo amakuru ari menshi, ibi anyayo andi atari ayanyayo ni menshi, arabandikira ababwira ngo ariko yaturokoye urupfu rukomeye rutyo. Imana ishimwe, twiringiye ko izakomeza kuturokora. Haleluya. Mushuti mwene data, reka nkubwire ngo iyakurokoye wa munsi na n'iyi saha iracyari ku buzima bwawe. Iyakurokoye ya saha na n'uyu mwanya iracyari ku buzima bwawe. Ni Imana itagicogora, ni Imana itajya inzira, ni Imana itajya inanirwa. Papa wowe uriho uranyumva, reka nkubwire ngo iyaturokoye n'iyi saha iracyaturokora. Mama wowe uriho uranyumva, iyaturokoye n'iyi saha iracyaturokora. Wa mukobwa we uriho uranyumva, wa musore we, ndi kugira ngo nkubwire ngo ngutumweho muri iyi saha, iyaturokoye na n'iyi saha iracyaturokora. Icyo usabwa ni iki? Ni ukwiringira ko ikomeza kuturokora. Imana itugirire neza. Ni ukwiringira. Iri jambo ntabwo ndi burivugeho ibintu byinshi, ahubwo riragendana n'iyerekwa Imana yampaye. Imana y'amahoro itugirire neza. Pascal, sinzi muri iyi minsi uyu mwaka sinzi uko umeze. Uyu mwaka utandukanye n'indi myaka. Menye uyu mwaka uzagera amezi 12. Uyu mwaka ufite kuzagera amezi 14 plutôt, kuko nabiri yo nibisanzwe. Satani yazamuye abadayimoni baje kunywa amaraso y'abantu benshi. Benshi, amaraso y'abantu aje kumwerwa n'abadayimoni kuruta uko twigeze kubibona. Kuruta uko twigeze kubibona. Ariko nidushima Imana, iyaturokoye na n'iyi saha ikomeje kuturokora. Iyaturokoye n'iyi saha ikomeje kuturokora. Imana, ababyeyi batwite basenge, ababyeyi batwite basenge. Kera hari ibintu byajyaga bibaho nyine nabibonaga ndi umwana, ariko reka mbijyane n'iri yerekwa. Hatambuka umutingito. Urabyibuka? Ndabyibuka. Hatambuka umutingito, umubyeyi utwite baramurasagaga. Ari ubu se ntibakibikora? Simbizi. Urabyibutse? No mu myumbati ugasanga baranduye umwumbati bawushyize hirya ibiki, nk'itwite ifite amezi ugasanga bari kugenda. Muri iki gihe rero nta mutingito ugiye kuza mu vizikare bisanzwe, ariko Satani afite umutingito aje guteza. Satani afite umutingito aje guteza mu buryo bumwe ndetse ubundi. Ariko ndahamya neza ko iyaturokoye na n'iyi saha ikomeje kuturokora. Amen. Imana itugirire neza. Amen. Ibyo bintu nagize iyerekwa ndongera ndabyibuka, nyine byabaga ndi umwana, bajya bakunda guca umugani mu Kinyarwanda ngo uwibye ahetse ababwiriza uwo mu mugongo. Hari ibintu bajyaga bakora nyine nk'abana tukagaragara, ari ukuntu umwana kwereka ko ikintu atacyitayeho, ariko nyamara ari kukireba kandi nta nubwo kizamuvamo. Nagize iryo yerekwa mbita ko nibuka ibyo bintu bya mbere, kuntu umutingito wajya gutambuka bakarasaga ababyeyi, bakasana akantu kameze nk'ivu bakagasiga muri hahandi babarasaze, kugira ngo babashe kuzabyara amahoro, ngire ngo cyangwa se kubyara abana bazima. Sinzi icyatumaga babikora. Yari kugira ngo bazabyara abana bazima. Kugira ngo bazabyara abana bazima. Iki gihe rero ndi kugira ngo mvugane n'uyu muntu utwite.
uba uri bubyare ejo, uba uri bubyare uyu munsi, uba ufite ntoya, ndi kugira ngo nkubwire ngo umutingito Satani ateje nta rurasago ruzakora. Nta rurasago ruzakora, ahubwo Imana yanyeretse umuti we. Imana y'amahoro itugirire neza. Nagiye kubona mbona Satani azamuye abadayimoni cyane cyane yatatse abagore batwite. Pasika uzi ko hari abantu babyaye inshuro 7, 6 ariko badafite umwana. Kandi bakaba babyaye. Yego. Ugasanga undagize inda zigeze muri zingahe ariko ntarakikira. Kandi izo nda zose zanyuze mu nda ye. Hari umutingito Satani ari guteza kugira ngo abantu babura urubyaro, agateza uyu mutingito kugira ngo umuntu ajya abyara cyangwa se ajya atwita ariko aruhira ubusa. Imana ndinjoro ndyamye, ntago nje kukubwira ngo narimbyutse saa 9 ngo nje kusenga. Imana yansuye. Imana y'amahoro itugirire neza. Amen. Iransura mu bicuku bya ninjoro ngira inzozi. Mbona nabonaga ari nk'ahantu ariko ari nk'inzu nk'iyo babyarira muri reka mbivuge gutyo. Kuko nabonaga ari nko kwa muganga ariko nkabona ibyo arimwe ababyeyi benshi baje kubyara. Ngiye kubona mbona hatambutse ikintu kimeze nk'umuyaga. Nabonaga hari ukuntu iyo ubona ikintu nizere ko ukibona nyine physical. Umuyaga ntugaragara ariko ngiye watambukaga nawe ubonaga. Mbona nk'ikintu gikubise nk'umuyaga cyangwa umurabyo. Mbona gikubise gica nyine muri bwa buzima bw'aba babyeyi kiratambuka. Ariko buri mujye yose utwita agahita ko yikanga. Yakikanga kamera nk'uwunamye, yakunamuka ngasanga nta nda afite. Yakunamuka ngasanga nta nda afite. Mbaza Imana ati se bigenze gute? Imana irambwira ngo iki kintu ni ibitero Satani agabye. Ni umwuka Satani yohereje mu babyeyi batwite. Ukubonye uyu mwuka utambutse, umubyeyi yakunamuka ukaburinda, niko abenshi bigiye kugenda. Mana tabara. Imva z'abana bakiri bato, apana bahari bavutse. Imva z'impinja zikiri mu nda zibaye nyinshi. Ibitaro byuzuye amaraso y'abagore batwite. Ngiye kubona mbona aho hantu huzuye amaraso. Mbona amaraso niba ari gukoropesha ibitaro nk'abagakoropesheje amazi. Mbona imivi iratende y'amaraso. Imana irambwira ngo senga. Senga usengera abagore batwite. Satani abagabyeho ibitero. Mana tabara. Senga usengera abagore batwite. Satani abagabyeho ibitero. Bagiye kurira abagore bikorera amaboko bararira. Mbona aho hantu hose hacuza umuborogo. Mbona aho hantu hose haje icuraburindi. Imana irambwira ngo Satani ari ukuntu kera bajyaga bavuga ariko sinzi nimba ari byo. Mumbabarire nkunda gukoresha ijambo kera. Ntabwo ndi uwa kera cyane. Niko na mbere nakuze numva bavuga kera. Bavuga ngo mu kwezi kwa 12 ngo habamwe impfu nyinshi. Ntago n'ubundi ibyo bintu wenda byahindutse kuko igihe ntago kigeze gihinduka. Ariko Imana y'amahoro itabara ababyeyi batwite. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Jone nabwiye abantu ndababwira ngo ntabwo Imana yadukuyeho amaboko. Ahubwo kwinangira kwacu niko kutuma duhura n'ibyago. Nimba Imana ikubwiye ngo senga nta mafaranga ikwatse, nimba utwite wasenze. Hari ikiguzi bakwatse? Ntacyo. Ahubwo umwuka wibuke ko hari yerekwa mfite tuzagaruka ahangaha. Yego. Ry'umudayimoni witwa muhakanyi. Uyu mudayimoni muhakanyi waje mu bantu nicyo gitumye abantu bari guhura n'ibyago n'amakuba bakikorera amaboko bagasigara kuri rya jambo rivangu iyo mbimenye. Iyo mbimenye. Biragatsindwa rero kuvuga ijambo iyo mbimenye. Umuti nta wundi. Ni iri jambo tuvuze yaturokoye urupfu rukomeye rutyo. Na n'iyi saha iracyaturokora kandi twiringiye ko izakomeza kuturokora. Imana itugirire neza. Amina. Nta mafaranga bakwatse. Gusa Imana yambwiye ngo sengera abagore batwite uyu mwaka utararangira. Umuborogo uje kuba mwinshi. Ikindi nongere sengera abagore batwara amadakavamo. Abo bantu uyu mudayimoni abariho. Aba bantu izi imbaraga z'abadayimoni zirabacigatiye.
aba bantu izi mbaraga z'abarozi zirabacigatiye, ariko hari Imana ije kuturokora urundi rupfu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari Imana ije kuturokora urundi rupfu. Shuti, hari ukuntu abakozi b'Imana bavuga ibintu ariko ntabwo nabarenganye. No ku gihe cya Yesu byari biriho abataremeye Yesu abazuriye umwana, abataremeye Yesu yaratubuye amafi akabaha n'imigati, abataremeye Yesu yarahumuye impumyi. Twebwe baratwemera gute nta nicyo turakora? Ariko baje kumenya ko yari Yesu, baje kumenya ko izi mbaraga zakoraga mu gihe Yesu yari amaze kuzuka. Haleluya. N'ubundi utarahura n'ikintu kikugaragariza ko uwo muntu yatumwe n'Imana, ndakeka ko utakemera, ariko ntabwo ari cyo nkwifurije. Ahubwo nkwifurije kugira ngo dusenge Imana, kuko Satani yazanye umutingito. Satani yazanye umutingito. Uyu mutingito utandukanye na wa wundi wigeze kuba Rusizi. Sizi wigeze kuhaba wa wundi wigeze kuvugisha abantu. Sinzi nimba ubyibuka. Sinibuka umwaka ari uwaryara, ariko ni vuba aha ngaha. Mazu menshi amenagurika, imihanda yose ikamenagurika, ibiki byose. Ntabwo ari uwo mutingito. Hari muri 2007. Ndakeka Satani yazanye umutingito. Asifiwe Yesu. Amen. Imana yambwiye ngo sengere abagore batwite. Ikindi sengera undi muntu wese utwara inda ikavamo. Ndakwibutsa ko turi ku ijambo riva ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo. Haleluya. Na n'uyu mwanya iracyaturokora. Kandi twiringiye. Kwiringira ni iki? Kwiringira ni ukuvuga ko hari igisubizo cy'icyo kintu. Kwiringira ni ukuvuga ko hari ubutabazi bubonetse tutari twuzi. Kwiringira ni ukuvuga ko hari bitera Imana iturwaniriye. Kwizera ni ukuvuga ko kwiringira ni ukutwereka ko hari izindi mbaraga Imana yohereje kugira ngo zirokore ubuzima bwacu. Amina. Imana y'amahoro yo gaheka, Imana y'amahoro yo kabyara. Hari umuntu umwe wigeze gushima avuga ibintu nyine numva ni byiza mu ruhande rwanjye. Arabangira akabyara ibyaje inka. Ngiragaheka hungu na kobwa. Yarabuze uburyo yifatamo bitewe n'igitangaza yari imukoreye. Ngo nayibonye igenda n'amaguru ngo twahuye, ngo nahuye nayo. Kandi Bibiliya iravuga uhuye nayo nyine yapfa. Ariko we nuko yabibonaga. Hari uburyo uburyo ufata mu Imana cyangwa bitewe n'uburyo yakwiyeretse. Yego. Imana izana ubutabazi ku babyeyi. Pasika umborogo nabonye. Yego. Amarira nabonye. Imana izana ubutabazi. Amen. Imana izana ubutabazi ku babyeyi. Ariko ni byiza. Paulo yavuze aya magambo ndayakunda. Ndavanga ariko yaraturokoye. Turi mu rugendo ariko Imana irahari kugira ngo iturokore. Amen. Mama uri mu rugendo rwo kubyara no rwo gutwita no kubyara. Uru rugendo urimo reka nkubwire ngo Imana irahari kugira ngo ikurokore. Imana irahari kugira ngo ikurokore. Nabonye umubyeyi agiye kuzajya ajya kwa muganga se kagiye kuzana umwana agataha wenyine. Hari nabo nabonaga bari kujugunya imyenda mu muhanda. Yego. Tinone ntaho nyijyana. Kubera iki? Hari ikintu Satani yazanye. Uyu ni umudayimoni ukomeye Pasikari. Yego. Ni umudayimoni ukomeye Satani yateje. Satani ari kugira ngo isi ijye mu muborogo. Habeho ubuzima bwa generasiyo imwe. Ngiye kongera kubona nkomeza muri iryo yerekwa. Hari ikindi kintu kigiye gutera. Mana kukivugaho Imana y'amahoro intabare impagarareho. Sinzi impamvu Imana iri kunyuzamwe amayerekwa akomeye muri iki gihe. Ariko nibwo nabonye umwanya wo gusenga Bayida. Nibwo nabonye umwanya wo gusenga. Yego. Hari ukuntu tuba mu nsengero cyane ariko ntitugire amasengesho y'umwihariko. Utasengana na korari, ugasengana n'abinginzi, utasengana n'abinginzi, ugasengana n'abagabo, utasengana hakabaho wa mwanya. Ukawubura wa wundi wo kwihererana n'Imana kugira ngo Imana igusure yongere kuganirize. Rero nshimye Imana ko yongeye kumpa umwanya cyangwa se yongeye kunshyira muri ibi bihe byo gusenga. Amen. Yongeye kunshyira muri ibi byo gusenga by'umwihariko. Ariko najya gasenga amasengesho y'iminsi 7 ndi ngenyine mu nzu. Kajya mu cyumba hari ahantu twitaga ku Mana. Yego. Abantu twasenganye barahazi. Habagamo tapi n'ingoma tukajyamo tugafunga tugasenga amasengesho yo kuvugana n'Imana gusa.
Pasika hari ikintu kigiye kuza. Yego. Abantu musenge. Nababwiye ngo kwa kurasaga bakoraga kera bagasigamwe umuti ntago uhari. Hari ikintu kigiye kugera kuri buri muntu wari we wese, akisanga mu kubura urubyaro kandi ari muzima. Ntacyo mvuze, nta nubwo mvuze uburyo kije kuzamo kubw'umutekano wanje. Imana yambwiye ngo dusenge. Satani agambiriye kugabanya abantu ku isi, yarabigerageje biranga, yarabikoze biranga, noneho hari ikintu kije kuba kikataka isi, bakagora ikintu ku buzima bwawe kuko ari ngombwa bitewe n'icyo kintu, urubyaro rugahagarara. Leta ruhagarara. Ntabyo kurwana nawe ngo genda uhagarike. Ntabyo kurwana nawe ngo genda uhagarike, ati turakwinginze gabanya, ati shyiramo pause ujye byaremya. Burundu. Mane dutabara. Burundu. Ukagiguma ku kana kamwe, wajya kwipimisha bagasanga uri muzima n'umugabo ni muzima, ugategereza urubyaro ukarubura. Ugashaka urubyaro ukarubura, wajya kwipimisha bagasanga uri muzima n'umugabo ni muzima, bikanga bikabura. Gusa ikintu nabonye kigiye kubona isoko muri ibi bintu, niriya gahunda bazanye yo kurera intanga. Cyo kintu bagiye guteza imbere. Kandi attention, hagiye kuzajya havukamwe abana bafite ikibazo. Kubera iki? Tuzi ko bagiye kuduha abana bazima. Yego. Kandi bagiye kuduha amarobo. Tuzi ko bagiye kuduha abana bazima. Yego. Kandi bagiye kuduha amarobo. Ntago nabikubwira ngo byumve. Birumvikana ntabwo umuntu yaguha umwana muzima ga. Bagiye kuduha amarobo hahandi bazajya bahagarika abantu mu nzira bagenda, mbega ni kwa kuntu ati nibyo nta bindi bitekerezo bindi. Nabonye ibyo bintu bigiye gukorwa cyangwa se ibyo bintu iyo systeme igiye gutera imbere muri ubwo buryo bitewe n'icyo kintu kigiye kuba. Iki kintu ntabwo kije ku bantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda gusa, no kuba tumvira ururimi ni ibizi yisi. Ntago ari ibizi abantu, ni ibizi yisi. Mane dutabare. Imana tugirire neza. Urakoze kuri iryo yerekwa, ndizera ko ari naryo rikwiye kubohora abantu, ni naryo ryatuma abantu bagira icyo bakubaza cyangwa bagira ubufasha bakwaka mu buryo bujyanye no gusenga. Uyu munsi Imana irimo iragukoresha ibintu bikomeye, umuntu yagukenera. Nyemerera utambutse nimero yawe ya telefone. Ni 0780 20 89 690. 0780 20 89 690. Karibu n'isengesho. Imana iduhana umugisha. Mana mu izina rya Yesu, uwera wa Isiraheli, Imana ihambaye, uri data wa twese mwiza kuko uri umwami w'amahoro. Sohoje bwa butumwa wambwiye kuvuga, sengeye buri wese utwite, sengeye buri wese ugira inda zikavamo mu izina rya Yesu, kugira ngo uyu mwuka Satani yohereje wo kugira ngo izi mbaraga zirwanya abantu zitsindwe mu izina rya Yesu. Ndabasengeye kubw'imbaraga zawe, kandi ndakwingize kugira ngo buri muntu wese ubu butumwa buri bugereho afata ibihe byo gusenga. Afata ibihe byo gusenga yishinganishe, afata ibihe byo gusenga ashinganisha inda ye, afata ibihe byo gusenga ashinganisha urubyaro rwe, kuko imbaraga z'Imana ziracyahari. Iyaturokoye na n'iyi saha ikomeje kuturokora. Ntabwo yaturokoye kuri kimwe ngo ibindi bireke, ahubwo ikomeje kuturokora no muri byose, kandi twiringiye ko izakomeza kuturokora. Iyabanye natwe ntaho yagiye, ahubwo icyo dusabwa no kugira ngo twinjire mu mwanya wo gusenga. Ndabasengeye mu izina rya Yesu. Nirukanye buri bitero byose Satani agabye ku bantu bawe, nirukanye buri bitero byose Satani agabye kuri twebwe, nirukanye buri bitero byose Satani agabye ku isi, kugira ngo umwuka wawe ukomeze uganze. Urakoze rero, ntago nakubwira byinshi nko gutota amagambo, duvuga bikeya, ibyinshi ukabikorera kwiyubahisha mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane wewe wabanye natwe. Nimba utarakora subscribe, ukora subscribe kandi share ndetse na comment. Muhamagara umukozi w'Imana abafashe gusenga. Murakoze cyane. Shalom. Shalom.